reka nanone dushima Imana yo iduhaye amahirwe yo kuboneka imbere yayo, aho muri ya gahunda yacu tumenyereye, muri gahunda tugira yo kwigana ingingo ya buri munsi. Eric, turi ku cyigisho cya gatanu, cya kindi kitubwira ngo ubuhamya bw'abanyasamariya. Dukomeje kumva iby'umudugudu w'Isamariya n'uburyo Yesu yifuje kwakorera umurimo. Uyu munsi rero turi ku ngingo yo kwa gatatu itubwira ngo data bujampa kuri ayo mazi. Data bujampa kuri ayo mazi. Reka rero turarika abagenzi bacu badukurikira buri munsi, nyabuneka mwakomeje kuduha ibitekerezo ni byiza. Hari abadushimira uburyo twagerageje gukora ubudasa. Eric nawe turamushimira ko twongeye kubana muri iyi ngingo, kandi rwose tuzarushaho gukora byiza ku bwanyu no ku bwacu. Reka dushime Imana yo iduha uburyo n'amahirwe. Reka rero mbere ko twinjira mu ngingo y'umunsi tubanze dusenge maze twinjire mu cyigisho. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko nanone utwemereye ko tuzi imbere yawe mu buryo bwo kwiga ibyanditswe byera. Ubwenge bwacu ni bukeya, ibya mwuka ntidubasha kubishikira kiretse mwuka wera ari muri twe. Turamuraritse rero ngo aze atwungura ubwenge, adusobanurire iby'ubutumwa bwiza, kandi ubwo butumwa bwiza bweza bugahindura imitima, uhere ku yacu rugere no kuba zatwumva, maze ubwo bitwiteguza nuhishurwa tuzagusanganire. Ngaho ngwino gumane natwe kugeza dusoje, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nari mbaze kuvuga uko ingingo yacu itubwira ngo data bujampa kuri ayo mazi. Eric, sa nk'utubwira ibintu byari byagenze gute ko uyu muntu utangiye gusaba, noneho hajemo umuntu uri gusaba. Byari byagenze gute kugira ngo gere ku rwego none rwo kwemezwa kugeza ubwo yumva yasaba ati data bujampa kuri ayo mazi? Gerageza utunyuremo ibi bintu abantu mumve nuko igitekerezo turimo turiga basanzwe bamenyereye, ariko kiri kuzanamo izindi nguni tutajyaga tugeraho. Byari byagenze gute kugira ngo atange ubuhamya busa n'ubwo bwo kwemezwa ngo data buja nka kuri ayo mazi? Yego, ngira ngo urakoze cyane muvandimwe. Yego, nkuko twakomeje kubirebera hamwe muri iki cyumweru, turi kwiga icyigisho kiboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cya 4. Yego, aho turi kurebera hamwe umurimo Yesu yakoreye i Samariya. Yego, ndetse n'ubuhamya abanyasamariya bari gutanga. Yego, ahari nkuko twabonye mu ngingo yo ku munsi w'ejo, umugore kwiriba uko byagenze. Yesu amaze guhura n'uyu mugore twarabibonye mu cyigisho aho tugeze ubu ngubu, maze bagirana ikiganiro. Tubona yuko Yesu yagiye amwihishurira mu buryo butangaje. Twabonye yuko umunyasamariya mu by'ukuri ntabwo yari asobanukiwe n'uwo baganira uwo ari we. Yesu aca bugufi uko twabyize, noneho asaba umunyasamariya amazi. Amusabye amazi, kandi Yesu cyamunyujije muri iyi nzira ahubwo ni ugutanga ubufasha, ariko mu buryo bwo kugira ngo amwegere aca bugufi. Yego, Yesu amaze guca bugufi, hari amagambo batubwiye ngo uwo ugira icyizere nakugirira icyizere. Icyizere Yesu yari agiriye umunyasamariya amusaba amazi, byarangiye ahubwo umunyasamariya ari gusaba amazi Yesu Kristo. Rwose utegereje ahantu heza, niyo mpamvu avuze amagambo ngo data buja makuru ayo mazi. None yamaze kumenya ko uyu muntu, ariko zikiri ibintu yabivuze, ikibindi cyuzuye amazi. Wafite ikibindi cyuzuye amazi, ariko Yesu se yagiye kuvoma. Yesu ntabwo yagiye kuvoma. N'ikimenyi umugore yambwiye ati wowe nta kintu ufite cyo kuvomesha, kandi n'umugambi wazanye Yesu burya ntago ari kuvoma, kuko ngo byarashoboka ko anyura mu yindi nzira, byarashoboka ko akora n'igitangaza akabona amazi amumara inyota. Yego, ariko icyamujyanye ni ugushaka uyu muntu. None amugezeho, aramwumvise, bigezeho no ku rwego amugejeje ku rwego atangiye kuvuga ngo makuru ayo mazi, kandi abizi neza ko Yesu nta mazi afite yibifatika. Ibi bintu igihe yamusaga kuri aya mazi y'ubugingo byari bisanzwe bizwi, kuko tugiye kwifashisha isomo ryo mu isezerano rya kera. Kuri aya magambo yakoresheje makuru ayo mazi, birumvikana ko uyu mugore hari urwego yari amaze gusobanukirwaho na Yesu. Hari isomo baduhaye nifuza ko dufatanyiriza hamwe, banaritwandikira no mu migisho ri muri Ezekiel igice cya 36 n'umurongo wa 25 kugeza 27. Iratubwira ngo nanjye nzabanyanyagizaho, n'uwite ko wivuga, nzabanyanyagizaho amazi, maze muzatungana, mbakuremo imyanda yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, mugakomeza amategeko yanjye mukayasohoza, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye muyasohoza. Urumva ko ni isezerano, ariko ritangiye rivuga ngo nzabaha n'amazi meza. Amazi Yesu atanga, wenda dufashe abantu babyumve ko umugore atangiye gusaba amazi kandi Yesu atavomye. None ndisezerano ngo nzabaha amazi
meza. Ahangaha iri somo urakoze cyane. Iri somo nk'uko tubona ko ari isezerano Uwiteka yahaye ubwoko bwe yuko azaduha amazi meza, kandi ayo mazi ntabwo ari amazi asanzwe, ni amazi y'ubugingo, amazi aduhindukira ubugingo, amazi twabonye yuko uyanyoye atabasha kongera kugira inyota ukundi. Aya mazi ni amazi nk'uko turaza n'ubundi kugenda tubibona, ntabwo akenshi tubasha kuyashyikira. Iyo twumvisha amazi amara iki? Twabonye ko amazi mu gihe ejo twabonye ko amazi ni ubuzima. Rero amazi Yesu aduha ni ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bwakiriye abanyuze rwose mu mutima. Amen. Ariko rero nk'uko ibi bintu ngo igihe Yesu yabwiraga uyu mugore ntabwo yahise abyumva. Hano amagambo batwandikiye ngo nta gushidikanya bwa mbere uyu muntu ntabwo yasobanukiwe n'ibintu Yesu amubwiye. Erega nawe gusobanukirwa iby'ubugingo uri mu mubiri biragoye. Kandi ntabwo ari umugore gusa, tubona ko na Nikodemu nawe niko byamugendekeye. Yesu amubwiye atukwiye kubyara ubwa kabiri, ahita yitekereza kongera kuvuka ku mubyeyi w'umubiri. N'uyu mugore hano batubwira ngo nta gushidikanya bwa mbere uyu muntu ntabwo yahise abisobanukirwa. Kimwe na Nikodemu, aba bombi bumvise ibintu Yesu ababwiye ntibahita babyumva. Ni ukuvuga uburyo umuntu ashobora gusubira mu nda ya nyina, nibyo Nikodemu yibajije. Kimwe n'uko uyu mugore yahise yibaza ngo umpa amazi ubundi kudafite icyo uvomesha, iri bakaba ari rere. Ibi bintu bijya bikunda kutubaho. Rero hano batubwira ngo muri izo ngero zombi, nubwo Yesu yifuzaga kubibasobanura, Yesu yaberetse iby'ubwiru bw'ubutumwa bwiza ko ari uyu mugore nawe kimwe na Nikodemu yafashe amagambo ya Yesu mu buryo busanzwe. Aya magambo niyo nifuzaga. Igihe twumvise ubutumwa bwa Yesu kimwe n'uyu mugore kubufata ku buryo busanzwe, amubwiye ngo ndaguha amazi y'ubugingo. Yego. Undi ahise atekereza, ari ijambo ribigaragaza cyane. Yesu amubwira ati okay, umpe kuri ayo mazi ariko ntazongera kugira ute kugaruka kuvoma. Ibaze burya yisabe ibintu bibi. We yifuza nko tuye kubibona, yifuzaga kuruhuka ibyo muri ubu buzima. Erega kenshi ubuzima buduhangayitse, hari gihe twifuza cyane ikintu cyaturuhura muri ubu buzima, nibuze umwana bati wadukura muri iki. Uyu mugore kimwe na Nikodemu tubona yuko muri amagambo tubona muri Yohana 4:15 igisubizo yahaye Yesu kigaragaza neza ko atarasobanukiwe amazi yasabaga ayari. Ayo magambo aranditse hano hasi yadusomere neza. Aravuga ngo kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano. Urumva mu gisubizo yisubirije kirimo n'ibyo ari gutekereza. Nta kuri ayo mazi ntazongera kugaruka hehe kuvoma hano. Ibaze ko iyo Yesu amuha amazi ntazongera kugaruka, ubwo byari bivuze ko atazongera kugaruka kuri Yesu. Erega bwo yari kuba asezeye Yesu. Ese harimo izihe ngorane muri aya magambo? Turabona ingorane zikomeye umwanditsi yatugaragarije muri iri somo ku magambo akurikira. Ahangaha baratubwira ngo yabifashe nk'aho ayo mazi Yesu yari kumuha yashoboraga kumworohereza ingendo zo kujya kuvoma. Yari akiri mu mubiri, yifuzaga ko Yesu amubwira atumva rero. Kandi urabyuka n'umugore abivuga, yari yakoze urugendo rurerure ku izuba, ikirometero kimwe na metero 200 aje n'ikibindi. Yesu aramubwira ati rero njyewe yabo gusabye nawe nsaba ku mazi, nuko nkaguha amazi y'ubugingo uzamwiteka ryose niwongeye kugira inyota. Rero okay, ngibi nicyo nashakaga, ntabwo nzongera kugaruka hano. Ibyo ni ingorane ya mbere. Iya kabiri ngo uyu mugore yumvaga yuko Yesu namuha aya mazi ngo bizamugabanyiriza ingorane zo guhura n'abantu. Kubera iki? Uyu mugore nanone turibuka ko n'icyatumye aza kumanywa kwari kugira ngo adahura n'abandi bantu. Uyu mugore rero tumwibuke neza, abantu banabimenye, uyu mugore yari afite ikibazo n'abantu. Mu mibereho ye yari ikibazo mu bantu. Iyo ntabwo turabiginjiramo ngo tumenye ikibazo yari afite, kuko Yesu ntarabihishura. Ariko icyamuteye kutaza nimugora mu gihe cyo kuvoma, kuko ngo muri Isirayeli bavomaga mu gitondo na nimugore izuba rirenze. Icyari cyamuteye kuza kuri iryo zuba ryihandagaza, nubwo byari mu mugambi w'Imana, ariko ntiyifuzaga guhura n'abantu. Bivuze ngo arafite ikibazo n'abantu. Yego, biratangaje rero. Biratangaje ko iki kiganiro twumva aha ngaha cyavuye kuri Yesu. Uwo mwanya Yesu avuga ati umugore mpa amazi, birangira no kimukiye ku mugore avuga ati nanjye ndashaka kumpa amazi. Ngibi bintu Yesu yifuza ko tukura mu butumwa bwiza. Uzi ko tujya twiga ibitekerezo byo muri Bibiliya n'ubutumwa bwiza, nk'ukuntu twabonye mu cyisho cyo bushize. Igihe twabonaga Nikodemu ari imbere ya Yesu, Yesu akamubwira ko akwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Nikodemu akabyumvira ko mu muhango wabo n'ubundi abanyamahanga aribo bakiraga Yesu bakwiriye kubatizwa, ntiyigere yumvamo ko ari buvuzwe.
natwe ibintu bijya bitubaho Cyane. ubutumwa bwiza bwavugwa maze Eric nkahita mwumvira mu muntu duturanye mba mbona rwose ari ukwiriye ibyo bintu kandi nanjye ubwanjye agize ute nanjye bindeba ngicyo yifuza kuduhindura ibitekerezo Yego. nk'uko uyu mugore byarangiye Kristo ahinduye amweretse ko ari ufite ikibazo ko ari ukeneye amazi kandi akamwereka amazi yanyakeneye natwe Imana ikwiye kudusobanurira ibi bintu amen. yego hasi bari batubwiye ngo dusome uriya murongo wo muri Yohana ndifuza ko uriya murongo wa 16 tuwusoma Yohana igice cya 4 umurongo wa yego 16. niba wahageze sinzi wahadusomera Reka nahageze, reka tuhasome. yego Hari amagambo atubwira ngo Yesu aramubwira ati ubwo Yesu abwira wa mugore yego genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. umugore yaragaragaje ubwuzu ariko Yesu ndamukunda cyane mu myigishirize akuri kutubera urugero rwiza amaze kurema muri uyu mugore ubwuzu ubushake inyota kandi uribuka ko muri Matayo igice cya 5 mu bahirwa aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. ibi bintu twasanze iyi nzara n'inyota Pawulo arabyandika mu Bafilipi ntago twebwe tubasha kubyihereza ahubwo mwuka w'Imana ukora mutwe niwe udutera gukunda no gukora no kugirira ubwo niwe udutera iyo nzara rero none uyu mugore Yesu amaze kumurema miliyoni ariko aramubwira ati okay nifuza ko kugira neza ni byiza ni nawe umugambire wamunyuje aho hantu ariko Yesu nk'uwarebaga umusaruro uzava mu icyo gikorwa abona atari ngombwa ko uwo muntu aba abyakira gutyo kuko ntabwo arasobanukirwa neza ugiye kumukorera icyo kintu ahubwo ati rero noneho iyo mpano y'Imana genda uzana umugabo wawe uyu mugore yamusubije ngo uyu mugore yamusubije aca ku ruhande yego aravuga ati nta mugabo mfite ariko Yesu usoma imitima ko twayibonye urondora imitima ngo ntiyarahine kubw'ibyo abantu ko yarazi abizi ibyabo aramubwira ati rero umugore ufite abagabo 5 wari ufite abagabo 5 ariko n'ubu muri kumwe ngubu ntabwo ari wawe ahanga muri iki kigisho umwanditsi araho ari ikintu atubwiye gikomeye ngo dusome yatubwiye ngo iyo niyo mpamvu yatumye ahita ahindura ingingo y'ikiganiro ibikorwa by'uwo mugore byabaye nk'ibimukumira Yesu yashoboraga gusoma ibiri mu mutima we ariko imbogamizi twibuke yuko umugore ikiganiro gitangira muri hari igice cya 4 yatangiye avuga ati kuri umuyuda ubundi icyo kintu kirasanga igihagaritse Yesu yaje mu mugamba ro kuhura nawe no kumwegera ariko akihagera akumukubita impamvu ya mbere yego atura umuyuda ngewe ndumusa amwibutse urusika rugomba kuba atandukanya rwose yego icya kabiri twabonye yuko ku mungingo y'ejo hashize twabonye ko uyu mugore yamusabye amazi Yesu yasabye uyu mugore amazi asabye amazi uyu mugore umugore aravuga ati ariko se ngewe urampa amazi gute ko nta kibindi ugize gute ufite uravomesha iki niho mwanditse avuze ngo ibikorwa by'umugore burya byari kugenda bizana imbogamizi bitambamira umugambi wa Yesu yego icya gatatu noneho tubonye Yesu arashaka kugira ngo amugaragarize ko asoma amabanga mu mutima we ariko umugabo avuze ati nge nta mugabo ngira mwimya makuru nuko muri uwo mugambi rero Yesu avuga ati okay uvuze ukuri yego wari ufite 5 none n'ufite rero ntago ari uwawe uvuze ukuri yego ngo umugore akimara kumva ibyo bintu yahise none asobanukirwa nuko ari imbere yande niyo mpamvu yavuze ngo hano amagambo nakunze umwigisha twandikiye ngo mbere yuko umuntu yakira impano ijuru ryifuza kuduha yifuza guhabwa agomba kubanza kwerekwa umukiza agomba kwerekwa icyaha n'umukiza ni Kristo niwe utwereka ibyaha byacu uyu mugore yashakaga kubihisha no kubirengaho mu by'ukuri agaragaje ubwuzu kuko ashaka impano y'Imana ariko arashaka kuyakira ataramara kwisobanukirwa ngo asobanukirwe ububi bwe buri ibintu rero sikosa ryari ririmo yagombaga guhabwa impano y'Imana nibyo kuko yifuzaga amazi y'ubugingo ariko ntiyazaga gusobanukirwa uburyo yarayikeneye kuko atarasobanukiwe n'uburyo ari umunyabyaha kuko ntiyari gusobanukirwa n'uyumuhaye uwo ari we ntiyari gusobanukirwa n'uburemere bwayo ariko Kristo mu buryo bwo kugira ngo amwumvishe igikorwa cy'ingenzi akwiriye gukorerwa amuhaye umwanya wo gusobanukirwa nuko ari umunyabyaha Eric ni ryari ibi bintu bikwiye kuba kumwizera ni ryari dukwiriye gukora muri ubu buryo kuko Kristo niwe rugero rwacu ni gute turasobanura umunyabyaha ni gute umunyabyaha azumvishwa buryo akeneye Kristo ese ibintu bikorwa bite
ahangaha turabona ikintu gikomeye cyane kandi cy'ingenzi kuri buri muntu wese n'abadukurikiye. Yego. Ikintu bagitekerezeho cyane. Yego. Kubera ko ijambo ry'Imana twereka yuko ni ikiganiro kigamije guha ubugingo uyu mugore. Ariko Yesu intambwe akoresha agenda atera yigaragariza umugore, ntabwo azanga ahita amubwira ati ndi Mesiya, nizera ndaguha ubugingo, ahubwo aragenda amuha umwanya kugira ngo asobanukirwe. Kandi ku gusobanukirwa Mesiya, erega ni nabyo biramuha kwizera. Bibiliya iratubwira ngo dore kwizera guheshwa no kumva, kumva ukazanwa n'ijambo ry'Imana. Ubwo habanza iryo jambo umuntu akarimenya, yamara kurimenya noneho akagira gute akagizera. Nakunze amagambo ari nawe twandikiye mu gitabo cyo kugana Yesu, aho avuga ngo ntago umuntu yakwihana ibyaha bye atarasobanukirwa n'ububi uburyo ibyo bintu gusobanukirwa n'ububi bw'ibyaha byacu nibyo bituma twumva nta kindi kintu gihagije. Uhita wumva ko imirimo yawe idahagije kugira ngo uryoheshe gukiranuka, ugahita wumva uburemere bw'igitambo cya Kristo kuko wamaze gusobanukirwa n'ububi bwa ngiki cyo Yesu yakoreye umugore. Ari amagambo bavuze muri ingingo nayatangaje ari hejuru yare warusomye ngo uyu mugore yagomba kwiyakira kugira ngo abashe gukira. Igihe cyose twemera ko turi abanyabyaha kandi ngo dusobanuke ko muri Kristo abasha gusoma amabanga y'imitima yacu, mu by'ukuri nta nubwo igitambo cya Kristo kibasha kutugirira akamaro. Ariko iyo dusobanuke ko turi abanyabyaha kandi Kristo akatugaragariza ko ari umukiza, kubita ku birenge byo mu isengesho. Uyu muntu rwose yasigaye nta kindi afite, ari imbere yavuga ati ubu ndi imbere y'ubasha kumenya kurondora umutima anamenya ko neza niba ibyo byarashe. Ngo uyu mugore nasomye amagambo mu wifuzwe byose yantangaje, ngo muri aya magambo Yesu yamubwiye yahise yiyumvamo urubanza rwo ku munsi w'imperuka. Ahita abona ko ku munsi w'imperuka ibyo yahishe mu mutima kimwe natwe twese bizashirwa ku karubanda. Bityo rero amahirwe dusigarana n'ayaye nayo kubyemera tukabibabarirwa, maze mu bitabo byo mu ijuru izo mbabazi zikandikirwa imbere y'amazina yacu. Cyane muri iyi ngingo naho ikindi twavugamo kuri ikintu warumbajije, erega iratubwira ngo databuja mpakora ayo mazi. Mu kuvuga ijambo databuja biragaragaza ko arimo guca bugufi no guca bugufi, ntabwo twabasha kwakira ubugingo buhoraho. Reka rero dusabe Imana kugira ngo muri ubu buryo umubyeyi yeretswe ibyaha bye kandi agaca bugufi bikagaragarazwa nuko yaciye bugufi imbere ya Yesu, natwe Yesu natwemeza ibyaha byacu, byaba ari byo twiyizeho cyangwa abandi batuziho, duce bugufi maze twemere igitambo cya Kristo. Ubwo nibwo tuzashikira impano y'Imana y'ijuru gifuza kuduha. Reka tugusabe rero udusoreze mu buryo bw'isengesho. Reka dusabe n'abadukurikiye duce bugufi hanyuma dusenge Imana. Turagushimye Imana nziza kubw'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Urifuza kuduha ubugingo buhoraho, ukabanza kutwihishurira ukatwemeza ibyaha, kandi natwe tukifuza kuza imbere yawe twifuza gukizwa nawe. Amaraso yawe ya Yesu Kristo yeza ibyaha byawe, kandi twe n'abadukurikiye ukomeze kutugirira neza, kutwihishurira kugira ngo tumenye impano y'ubugingo buhoraho waduhaye muri Kristo Yesu, uduhe kuyakira kubwo kwizera. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.